bayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, bayobozi b'inzego z'umutekano, ba ofisiye bashya barangije amasomo uyu munsi, ndetse n'ababyeyi n'inshuti zanyu muri hano, n'abashyitsi bavuye hirya no hino bitabiriye umuhango, banyarwanda mwese, mbanje kubasuhuza. Nishimiye kandi kuba ndi kumwe namwe uyu munsi twakira abofisiye bashya mu ngabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nagira ngo nshime buri wese muri mwe kubw'umurava n'ubushake mwagaragaje mu myitozo ikomeye mwanyuzemo kugera kuri uyu munsi, nk'uko twabibwiwe n'abari babayoboye. Ndashimira ababatoje kuba baragize uruhare rukomeye mu kubategura kugira ngo namwe muzitware neza mu nshingano mwahawe. Turashimira ibihugu by'inshuti twafatanyije mu burezi n'amahugurwa mwahawe. Ubufatanye nk'ubu ntibufasha gusa mu kubaka ingabo zikomeye, ahubwo bunagaragaza ubucuti butuma ibihugu bikomeza gutera intambwe ibyo bihugu bigana imbere. Ku babyeyi n'imiryango yanyu ndabashimira kuba barabashyigikiye, bagashyigikira icyemezo cyanyu cyo kwinjira muri uyu mwuga w'icyubahiro nubwo waba utoroshye. Kuba mwarahisemo uyu mwuga turabishima cyane, kandi bifitiye akamaro gakomeye igihugu cyacu. Kuri ba ofisiye bashya, inshingano yo kurinda u Rwanda n'Abanyarwanda mugomba kuyuzuza uko bikwiye. Iyo nshingano muyumva neza. Ndabashimira ubushake ndetse ubu mwagize n'ubushobozi buhamye bwo kuzuza
izo nshingano. Turifuza ko mwarinda igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda n'abagituye. Abanyarwanda ni miliyoni 14 ubu. Ariko niyo zaba miliyoni 1, niyo Abanyarwanda baba miliyoni 1, niyo baba 2, niyo baba 3, inshingano mufite ni ukugira ngo igihugu kigire umutekano uhagije, kibe kitavogerwa n'abatagikunda n'abatagishaka. Turashaka amahoro. U Rwanda rukeneye amahoro. Rwabuze amahoro imyaka myinshi mu bihe byashize. Ubu tumaze imyaka 31 igihugu cyongera kwiyubaka, cyubaka umutekano, cyubaka amahoro, cyubaka kubana neza hagati y'Abanyarwanda n'Abanyarwanda n'abandi b'ibindi bihugu. Ni inshingano ikomeye buri wese agomba guhagurukira akagiramo uruhare. Uruhare rwanyu rero mwebwe aba-ofisiye muri hano rutangiye ubu. Ni uruhare rubasaba byinshi. Ni uruhare rubasaba kwitanga. Ni uruhare rubasaba discipline. Ni uruhare rubasaba imyumvire myiza. Ni uruhare ruzabasaba kwitanga kugira ngo mwebwe ubwanyu mubeho neza, n'abanyu n'inshuti, mbese igihugu cyose kibona aho gihera gitera imbere mu majyambere. Iyi si turimo ikomeza guhindagurika. Ibibazo bikaba byinshi ndetse nabyo bikagenda bihinduka. Ubu ni ukuvuga rero ngo iyi si iteye ityo, igihe tugezemo giteye gityo, ubu tuba tugeragezwa twese. Ubu namwe mwinjiye mu bageragezwa ku buryo mugomba kubyitwaramo. Isi yahinduka igana habi, ntibajyane muri iyo nzira. Mukaguma mu nzira ibereye Abanyarwanda, ibereye u Rwanda, ndetse ikibihungabanya cyaba ari icyo guhangana nacyo. Ubu ibyo mumaze kunyuramo byarabateguye kugira ngo muzahangane neza, mutsinde ibigeragezo ibyo ari byo byose.
kugira ngo rero uko gutsinda gushoboke kubageza aho mushaka, mugomba gufata iya mbere mukajyana n'igihe, igihe kitabajyanye, kandi mugahora mwongera ubumenyi kugira ngo mushobore guhangana n'ibishya bishaka ubwo bumenyi. Nta n'umwe ukwiriye kumva ko nubwo twaba dutera imbere twageze aho dushaka. Oya, ntiturahagera. Inzira iracyari ndende, akazi karacyari kenshi, ubushake buracyakenewe, n'imbaraga zirakenewe. Mwe rero muri batoya, ubwo ni ukuvuga ngo muracyifitemo byinshi mugomba gutanga uko igihe kigenda gihita. Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagize uruhare mu kubaka igihugu, mu kugiteza imbere, kugeza n'uyu munsi mwinjiye muri uwo mwuga. N'iki gihugu kibatezeho n'ibihe biri imbere buri wese. Igihugu kimutezeho ibyo ngibyo. Mujye rero munibuka ko inshingano yanyu abo muri uyu mwuga twese atari ukurinda gusa ibyo u Rwanda rumaze kugeraho, ahubwo ni no kugira uruhare ibyo bigerwaho kubyubaka, no kugira ngo mbese byinshi bikomeze kugerwaho. Igihugu gikomeye gifite umusingi gihagazeho kigomba kuba gifite umutekano. Umutekano ni ngombwa. Igihugu rero kigashingira ku mutekano kigatera imbere. Abanyarwanda bose n'abo muri uyu mwuga babifitemo uruhare. Kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF bibaha ubushobozi bubafasha gutanga umusanzu mu iterambere ry'u Rwanda no kubungabunga ya mahoro navugaga, adakwiye kugarukira mu Rwanda gusa, ariko ndetse n'umusanzu wacu waba ukenewe tukaba twabigeza no ku bandi dufatanya ibikorwa byinshi hirya no hino ku isi aho ariho hose. Nk'uko byagiye bigaragara, uruhare ingabo zacu zagize, zigira, zizagira no mu bihe biri imbere muri ubwo bufatanye n'ibindi bihugu, nk'uko hari ibidufasha, hari n'ibyo natwe twagira uruhare mu gutera inkunga.
mu gihe mu mirimo yanyu rero mugende muzirikana ko gukorera abanyarwanda ariwo murimo wanyu wa mbere w'ibanze, kandi iyo mukorera abanyarwanda ari nabo mukomokamo ari bo muvukamo, ubwo muba mwikorera namwe. Ibi bigomba kugaragarira rero mu musaruro mutanga, mu myitwarire no mu mahitamo yanyu igihe nta n'umwe ubareba, uko mwitwara mwebwe ubwanyu. Ubwo ni ukuvuga ngo ahazaza h'u Rwanda hari mu biganza byanyu, mu maboko yanyu. Ubushobozi mufite bugaragara muzabukoreshe uko bikwiye, tubatezeho byinshi, ariko mujye muhera no kwitwara neza, mwifate neza, murinde ubuzima bwanyu, imibereho, mugire uruhare no ku bireba abanyu. Hari imico mibi hanze aha, ndetse iyo tutari dusanganywe tukayiga ahandi, mugerageze ukuntu iyo mico mibi mwayirinda. Mwirinde ubusinzi, ibintu byo kunywa inzoga zikagutesha, iyo zagutesheje umutwe zigutesha n'imirimo, zigutesha na ya nshingano mwarahiriye. Ibiyobyabwenge, urumva ko ufite ubwenge bwayobye ntabwo aba acyuzuza inshingano. Byose kandi bikomokamo ibintu bitwara ubuzima bw'abantu, bihereye no kuri mwebwe ubwanyu abakiri bato. Ntabwo rero twakwifuza ko ibi byose mumaze kugeraho, aho mwigejeje, byagira bitya gusa bikaba imfabusa umunsi umwe, kubera ko warushijwe imbaraga n'imico mibi yo gusinda, ibiyobyabwenge n'indi mico idakwiriye ubundi mu bantu, byaba ko byaturutse hano iwanyu cyangwa se byaturutse n'ahandi. Ntabwo ari imico yo kwiga. Ndagira ngo rero ndangize nongera kubashimira kandi mbifuriza ibihe byiza n'intsinzi mu byo muhangana nabyo mu nshingano zanyu za buri munsi. Mbifurije n'amahoro y'Imana n'imigisha mu buzima bwanyu buri imbere. Murakoze cyane.